munsi y'uruzi rwa Efurati rwafungiyemo abamarayika. Urwo ruzi rwa Efurati ruherereye hehe? Ruherereye he? Ese ibyo byahanuwe bite? Reka tuze twumve amajwi y'abo bamarayika bafungiraniye mu ruzi rwa Efurati. Ibi byahanuwe n'umuhanuzi Yohana, abyandika mu byahishuriwe Yohana igihe ari ku kirwa cy'i Patimo, nibwo yabonye ibi bintu. Ibyo rero ni ubuhanuzi bukomeye cyane buri hariya hantu mu ruzi rwa Efurati. Efurati iherereye muri Middle East. Reka twumve ayo majwi, twumve abo bamarayika, tumenye abari bo. Ese ni abahe? Ese ni bande? Ese ni ukubera iki boherejwe mu ruzi rwa Efurati bagafungirirwa? Reka twumve impamvu bafungiriweyo n'iki Imana yari iteganyije. Nkurikirana. Mbere yuko dukomeza, kora subscribe, ukore share, ukore like kugira ngo kino kiganiro kigere ku bantu bose. Urakoze cyane kubw'umusanzu wawe. Reka dukomeze twumve aya majwi afungiye mu ruzi rwa Efurati. Imana ibahe umugisha. Aba ngo ni ba bamarayika bamanukanye na cya kiyoka. Wabumvishe? Urayumva? Ayo niyo mabi. Aya majwi nayo badayimoni. Komeza wumve. Igihe Rusufero yatsindwaga intambara yo mu ijuru, yahise ahinduka Satani. Abamarayika bamukurikiye bahita bahinduka abadayimoni. Komeza wumve. Umva amajwi. Umva. Ye baba we, umva. Aya ni amajwi y'abadayimoni mwumvaga. Ibyo birimo birabera mu ruzi rwa Efurati. Munsi gatoya mu ruzi rwa Efurati harimo harumvikana amajwi y'abadayimoni, ngamwe yamanukanye na Satani. Ayo ngayo aturutse mu bashakashatsi bw'abantu, ngo bayafashwe n'amajwi barakurura, nyine barumva ngo bagire bakumva ibyo bintu. Nawe wabyumvishe. Uruzi rwa Efurati ngo rukomoka muri Middle East, mu burasirazuba bwo hagati, hariya muri biriya bihugu by'Abarabu. Ni rurerure cyane, rwari runini kera kandi ari rugari, ariko kubera ubuhanuzi bwavuzwe kuri iki gihe, kuri uru ruzi, kuri uyu mugezi, ngo hafungiranyemo abadayimoni benshi ariko atari benshi cyane, ngo ni abadayimoni 4. Abo ngabo ngo nibo bafungiranywemo kugira ngo Imana izabakoreshe ku munsi w'imperuka. Muribuka mu gitabo cy'Itangiriro haravuga ngo cya kiyoka kiraneshwa, kijugunywa mu isi. Cya kiyoka yari Sekibi cyangwa se Satani, ariko kera yitwaga Rusufero, ngo ni umwamarayika w'umucyo. Aza kuneshwa rero, aracibwa ajugunywa mu isi. Abamarayika bari bari kumwe nabo bamanukana nawe, ariko ngo marayika Mikayeli warwanye iyo ntambara, Imana iramubwira ngo fata abamarayika 4 babohere mu ruzi Efurati, nzabakoresha, ni njyewe uzi igihe nzabakoreshereza. Abo bamarayika nabo bafungiye mu ruzi Efurati, kandi Efurati ni uruzi runini, rwari runini cyane kuva na kera, rwari rugari, ariko rutangiye gukama. Rwarakamye rwose, nta mazi akirimo, amazi yashizemo burundu. Ariko abahanga baravuga ngo gukama kwarwo ngo ni ukubera gukoreshwa nabi k'urwo ruzi, bigatuma amazi akama, cyangwa se abantu bayavoma batwara mu madamu yabo banayakoresha. Rero nicyo gituma ngo urwo ruzi rukama. Abo ni abahanga mu bashakashatsi bahakana ibya Bibiliya, ariko Bibiliya ivuga ko urwo ruzi gituma rukama hari ibintu biba byarahanuwe kera, kubera ko baravuze ngo uru ruzi ruzakama, hafungurwe abo bamarayika 4 baze barwana intambara y'Uwiteka Imana ibagabije, ngo ndetse ngo bazateza umwiryane muri iyi si. Hanyuma ingabo zituruka iburasirazuba bw'isi nyinshi cyane, nka miliyoni 200, ngo zize zitera isi,
zibahindure zibice cyane, ndetse abantu hashire 1/3 cy'abatuye isi. Ibyo rero byahanuwe kera, byahanuwe n'umuhanuzi Yohana igihe ari ku kirwa cy'i Patimo yandika igitabo cy'ibyahishuwe. Ibyo tubisanga mu byahishuwe. Reka twumve ukuntu havuga muri Bibiliya. Ibyahishuwe 9:13 aravuga ngo, umva ukuntu havuga, mwumve namwe. Bino bintu bigiye byarahanuwe kera cyane. Tega amatwi. Marayika wa gatandatu avuza impanda, numva ijwi rivuga ku mahembe 4 y'igicaniro cy'izahabu riri imbere y'Imana, ribwira marayika wa gatandatu ufite impanda riti, bohora abamarayika 4 babohewe mu ruzi runini Efurate. Mwumve namwe, mwumve n'ukuri, arababohora. Nuko abo bamarayika 4 bari biteguriye iyo saha n'uwo munsi n'uko kwezi n'uwo mwaka babohererwa kugira ngo bice 1/3 cy'abantu. Burya bino bintu byavuzwe kera. Ibi ngibi Yohana yabyumvise kuva kera, ngo ageze ku kirwa cy'i Patimo ajya mu iyerekwa. Yohana ajya mu iyerekwa, yeretswe ibintu byinshi. N'ibi ngibi ni ibintu yeretswe. Uruzi Efurate rurimo rurakama, rurimo ruramanuka rushira, ariko mu gukama hagati aho ngaho mu nkengero z'uruzi harimo imyobo. Iyo myobo niho abantu bagiye kumva harimo ya majwi nababwiraga, ya majwi nabumvishaga bwa mbere. Ayo majwi abantu barayarikodinze, natwe twayakuye aho ngaho nyine kugira ngo twumve ayo majwi icyo avuga, natwe tubagezeho tubabwire izi nkuru za Bibiliya n'amateka ya Bibiliya icyo avuga. Abo bamarayika ngo bazaturuka iburasirazuba, bamaze kubohorwa bazatera umwiryane cyane abantu b'iburasirazuba ngo batere isi. Ngo abo bantu ngo bazatera isi bari ku mafarashi yera, baze batera isi bice 1/3 cy'isi. Nawe murumva ibi bintu, namwe murumva. Kandi igihe cyageze, bivuga ngo Efurate ubwo irimo gukama, igihe kizagira ikame, abamarayika babohorwe kugira ngo baze bice 1/3 cy'isi. Mbega igihe cyageze. Abantu benshi bagiye bavuga kuri iyi nkuru ya Efurate irimo gukama. Ngira ngo na Ruki yabivuzeho, abantu benshi bagiye babivugaho. Uruzi Efurate rwakamye, rwashize rwose. Abantu bafite ubwoba, abantu batangiye kugira ubwoba. Kandi uruzi Efurate rufashe kimwe kinini rwose, guhera hariya muri Isiraheli ukamanuka ukagera mu bihugu by'Abarabu, muri Irake, muri Siriya, rukagenda rukagarukira mu kigobe cya Peresi. Aho ngaho niho uruzi rwa Efurate rwakamye, bigaragara buri wese arabibona. Ibi bintu mpora nkababwira buri munsi, ndetse n'abahanuzi benshi barabivuga ko imperuka yageze. Ejo bundi mperuka gukora ikiganiro kivuga kuri Antikristo, cya kimenyetso cye 666. Ibi byose rero ni ibimenyetso byerekana yuko isi yarangiye. Ibyo byose benshi bavuga ku mperuka n'ubuhanuzi bw'imperuka. Cyane Yohana yarabivuze, avuga ku mperuka. Twese iyo turimo kuvuga ku mperuka, ntabwo twaharenga tutavuze kuri Yohana uburyo yahanuye ubuhanuzi bw'imperuka. Yabibonye kenshi, yabonye ibintu byinshi. Yohana yabonye uburyo Yesu yavukaga, abona uburyo Yesu atari umuntu, ari umwana w'Imana. Yabonye abamarayika benshi bazatera isi kubera Imana yahaze ubugome bw'abantu. Abamarayika ngo uyu nguyu wa gatandatu rero niwe wafunguye bano abadayimoni bari mu ruzi rwa Efurate, nibo bazaza bagatera icyago cya gatandatu. Rero aba bamarayika benshi ngo bari abamarayika 7 bateje ibyago muri iyi si. Rero abo bamarayika barimo barakora, bari hafi. Ibi ni ibimenyetso byerekana ko bari hafi kuza, kandi imperuka igiye kuba.
kuza, kandi ibyo byose ngo bizaba ari uko umugeni wa Kristo yazamutse. Bivuga ngo imperuka yageze, ntabwo tubizi ngo ni ryari, ariko impuha zayo zirahari ndetse n'amakuru yayo arahari. Ibyo byose na Yesu yaravuze ngo ntabwo nzi umunsi n'igihe, kandi nta nubwo nzi igihe nzazira. Ni ukuri igihe cyageze cyatugereyeho, ahubwo ni uko abantu bakibereye muri kirere irashya, abantu baracyisindira, abantu barakisambanira, abantu barakikora ibyo bikorera, abantu barakora amabara, abantu baricana, baragambanirana. Ni ukuri reka mbabwire, igihe cyageze, kandi igihe cyo gukizwa ni iki ngiki, igihe cyo kwakira Yesu Kristo ni iki ngiki. Nubwo ari mu bihe bibi kandi mu bihe bigoranye, mu bihe isi irwanya uwakijijwe, mu bihe isi irwanya uwakiriye agakiza, mu bihe isi irimo kurwanya umuntu wese uvuga Imana cyangwa se wumva Imana, ariko nta kundi ibyahanuwe bivuga yuko umuntu wese azababazwa kubera ko yakiriye agakiza kandi yemera Yesu Kristo. Ni muze twakire Yesu Kristo. Tuzababazwa, ariko ibyo byose ni iby'ubusa, kuko tuzagira ubuzima bwiza mu ijuru. Reka twakire Yesu Kristo. Ndakwinginze umuntu wese wumva iyi nkuru, reka twakire Yesu Kristo. Igihe cyageze, imperuka iraje. Ni ukuri pfa nunapfa ariko upfire mu Mwami, nunicwa wicwe uri mu Mwami. Tegura ibihe byawe by'ijoro, witegura cyane iby'isi, kuko ibi ngibi bizarangira, ariko iby'isi, iby'ijoro ntabwo bizarangira. Tegura ibihe byawe n'Imana, tegura itunganye iyeze, kugira ngo uzabone mu maso h'Imana waruhiye. Hari ibyo wanze gukora, wanze gusinda ku karubanda, wanze gusambana, wanze gukora ibyiza biryoheye, wanze kwiba, none urimbuke. Itegure, tangira witegure. Ndabizi kino kiganiro ntabwo kiryoshye, nubwo kiryoheye abantu kubera ko tuvuga ku imperuka, ariko itegure umutima wawe, itegure roho yawe. Murakoze. Iyi yari Elayono Mountain TV. Ciao. Tuzongera tubonane ubutaha. Uwiteka abamugisha, kandi Uwiteka abane nawe. Uwiteka abahereza ubugingo buhoraho. Kora subscribe, kora share.